United, Manchester United n'abakunzi ba Arsenal murahari cyangwa nabwo muhari? Abakunzi ba Arsenal, abakunzi ba Manchester United murahari cyangwa nabwo muhari? So twihute cyane duhere muri Manchester United. Amakuru ari nyuma yuko Rashford inizanyo ye irangiye mu ikipe FC Barcelona, ndetse mu minsi ishize akandika ku mbuga ze nkoranyambaga ashimira ikipe ya Barcelona, ashimira ibihe byiza yahagiriye. Rashford yagarutse muri Manchester United, ndetse Michael Carrick ngo amufitiye gahunda, amufitiye plan, arafise plan kuri Marcus Rashford. Ruganzo twinjira muri iyi nkuru ni y'umunyamakuru witwa Rory Whitwell, umwe mu banyamakuru bakunda gukurikirana zandani za Manchester United. Ari cyo cyamaze kigoreka ko Manchester ndetse by'umwihariko Michael Carrick afite gahunda ku bana bita Marcus Rashford. Cyo cyambere kimwe ni respect. Iyo tuvuze respect nyine icyubahiro yabashe kumuhereza muri squad muri rusange nyine apa ariko agarutse nyine afitiye profile, agarutse nyine umukinnyi byibuze uraza kuba dufasha iki ese agarutse araza nyine ari wa wundi kubera ko mbere yuko bacakira cyambere yuko agaruka n'umundi wabita imvane Michael Carrick yasaba umuntu amaze kwiprononsa ko atazigera byibuze adegrada Marcus Rashford, azajya nyine kumutwitinga byanye n'icyo yarazabazanye muri rusange ko yamuganiza wenda kuba yahaguma ndetse n'ibindi byetandukanye. Navuga ko byuze kuri Manchester United cyambere ngese arahagaruka kuko aricyo abantu sanza amaso ni kivuga ngo ese niba koko umwubaha nyine byo kumwubaha urabanza byo nyine umusubize nimero urayambura amate wose uyimuhereza biragoye. Ariko Michael Carrick kiza kuri we yamaze kwiprononsa ko ahawe ikaze, naba yifuza kwagoma zagume, naba atanifuza byuzo zaka icyo bitango ni alternative. Ariko kano kanya Marcus Rashford ari muri squad ya Manchester United kijibya afite umwinga n'umukini mu moso, ikisigaye no kumenya kumutreating ndani muri dressing room ndetse byuze niba no kuri kaliba yo kabyuze agaruka cyo ko umuntu atageza mvanga sibise azataho umustata ese azaza nyine hasokene arani kuri Sky Sports yego bibajije ikibazo kigira kiti can Carrick get the best out of Rashford? He knows him on a personal level. Ngwese Carrick yabyaza umusaruro nyawo Marcus Rashford. Bahita basa no bandika kanu kaga phrase agateruro gatoya ngo aramuzi nk'umuntu ku giti cye, donc aramuzi on a personal level. Yego Ese koko Carrick yabyaza umusaruro Rashford bari baratanze nimero ye nkuko Augusta bigarutseho, donc bari baramaze gusa no bavuga bati uyu muntu tugiye kumutiza agende kugeza agiye burundu. Barcelona yabwiye ati twebwe umuntu ntago tuzamugura, Aston Villa nayo yari yaranze kumugura, donc Carrick nono yamubyaza umusaruro nka academy graduate wa Manchester United. Nibyo byo kwibaza se dore se Rashford na United nindi ukeneye undi kurusha undi, ubwo nibyo navuga comparaison y'icyo kurusha undi yego kurusha oya wijya muri ibyo rero kansoze koche nayo kweli ubanza bigogwe yanga koche watajusenga jani mu bumekero bye kuri Rashford nekeza ko ugiye kureba akeneye United mbere na mbere offre ziri hanze kubijyanye n'imishara, kubijyanye na kariba ya equipe zimwifuza sofa turi kumva Turkiye kurusha ndi ma equipe, tukumva Saudi Pro League akanya nimba Everton itari kuza nitwumve Aston Villa, nitwumve Spurs ya advancing kuko yibe muri ba Savinho na ba Cody Gakpo Mates bita bitwibutsa imyaka ya Marcus Rashford arimo arasatira imyaka 29. Icyo nicyo mbere na mbere ugomba guhita wibazaho. So nkahita ndaya kumutoza Michael Carrick bijyanye n'iyo respect y'icyo ari kumutangazaho muri media, nahita outgoing avuga ati n'umukinnyi ari kubona mu mipango yanjye kuba akimuriza iryo kaze ubwabyo hari message bitanga. Ngambona United akakanya Pedro tujye kuraya mu zindi sector bivuza kuba bashoramo amafaranga nyirizina muri mediane, biravuga ko bifuza yo undi mukinnyi umwe kuri nimero 3 barifuza kuba bakoraho investment. Iyo ndebye nkareba isoka rya Joshua Zirikize ese akakanya n'uwe mukinnyi mwiza uri bubone byibuze waza akakubera umusimbura mwiza wa Matheus Cunha, byibuze akanatanga icyo twakwita backup role ku mukinnyi wo bita Benjamin Sesko. Yeba akaba ni no kuri kariba byibuze ko umukinnyi wabanzamo mu kibuga bibaye ngombwa bijyanye n'ikimyitozo Carrington yatanga. Mbona rero kuri equipe ya United nimba utare equipe yari yatangira kuri icyo twakwita financial muscles, aho kujya usoke ku isoko twumve ngo uri muratekeza ko wajya kugura Oli Watkins nkuko ibitangazamakuru bimo byagenda bivuga ngo ujye kuzana umwana muri Benfica
aka kanya nkambona United ku giti cyanjye mu rwego rwo koroshya imibare ugumanye Rashford ugumanye umuntu umeze gutya n'umuntu wakina ku ruhande rwa Matheus Cunha amusimbura cyangwa baganganira umwanya ariko akaba yana backup nziza kuri nimero 9 asimburana n'uwo bita Benjamin Sesko nkambona iyo outgoing yo kuba babanza bakamwongerera agaciro no kumwongera iyo playing time yo kugira ngo asubirane icyo cyubahiro yari afite wenda nyuma yo bakareba icyo amasezerano y'abavuga na performance bakabikompara ndimo ndabona niyo mariage yabishoka kuri Rashford yamuhereza agaciro ke yamusubiza icyubahiro muri equipe nationale ariko no kuri United nibifashe bikayoreza mu kubitasesagura ku isoko kandi tizeye kigiye kubona kuko nago turi kuvuga ngo United irashaka Alvarez nundi irashaka mu backup wa Sesko so kuki wajya gushaka backup wa Sesko ufite umukinnyi wawe muri groupe kandi ubizi kutazamubona amafaranga menshi ku isoko so ngaho wigira ngo yakwemera kukwera backup se niyo watahazeho izo imyitozo kuko nanaha babiza kuko nago Sesko araba Alvarez Rashford wambaraga nimero 10 mbere yuko ava muri Manchester United ubu ngo bari kwambara nimero 14 muri Manchester United. Marcus Rashford yaragarutse ndabona na ESPN nayo yaribajije iti can Michael Carrick bring the best out of Marcus Rashford yamugarura ni ikibazo kijya gusa neza n'icya Sky nakina United football nyine ubonaga imbere nkwereka hanyuma tujya ku ikipe ya Arsenal the Gunners. Muri Arsenal bisa naho byatunguye abantu benshi ariko ni inkuru ihari mu binyamakuru bitandukanye ko Arsenal nyuma yo kubura cyangwa se nyuma yo kujya kwitwa Vinicius Junior bikanga ubu ngubu witwa Pedro Neto nkuko umunyamakuru witwa Simon Phillips abitangaza baravuga ko Arsenal yaba yaramaze guhamagara Pedro Neto n'abamuhagarariye kugira ngo barebe niba uyu muwinga wa Chelsea yaza mu ikipe ya Arsenal. Subwa mbere Chelsea yabiguriranye abakinnyi n'ikipe ya Arsenal. So coach, iyi transfer can it be materialized? None yo mu ijuru yawe dufashe bikaba koko gutes kubera ko Neto na Madueke yabaye byiza ko mane zo byago nakubeshya n'umutara kuri YouTube yanditse ati kuva kuri Vinicius ukajya kuri Pedro Neto maze kubona yuko hari ikintu gishobora kuba kiri hagati y'amakipe yombi iyo baguranye impfube arabagera ukabona nyine arize ibya bimusaruro neza uragira ngo umwe yishyura undi reka ngurugero umukiriya avuye muri Chelsea akajya wese nara akabapfira ubusa ari nka biliyoni wenyine ahari hako ibyo Luis yatanze rwose nyuma byari byiza ibyo PTC yatanze uretse finale ahandi byari byiza finale Europa League ibyo Madueke yatanga kano kanya ni binini ntabwo nabitekereza n'igikombe yaragitwaye Madueke abona na sport national team yego muri Chelsea nagabaye bagiye mu kiza buriya mbona na Pedro Neto agiyeyo wenda Chelsea yabayungutse kuko babayikishije umuntu afite ikintu ayimariye ariko Arsenal yabibonye umukinnyi ahari ishaka kubyaza umusaruro kuko mbona izura n'abandi bakaba bakinnyi bazima. Iyi transfer yaba nziza mu buryo bwo kuvuga ngo ibumoso kuko agiye n'undi yagiye ibumoso ntabwo atajya iburyo hari Madueke Bukayo Saka na Bukayo ibumoso kano kanya uriseye nawe ntabwo ari ibumoso ntabwo bamwizera nk'umusata ni umwana w'umunya Brazil. Impamvu uvuga ko Martinelli impamvu uvuga ko yaba nziza yenda tukuyemo jokes n'iki byose ije kukuvuga ngo okay wowe wambanziza mu kibuga nubwo mbizi kamerwe menshi zo kuza kubona nta kintu mariye ariko kuri ukushoye kose unaniza abakinnyi mfite umwana ushaka gutsinda igitego ngaha ari jemo ko 70 arakimbonera namara kukimbonera ndagutunga seze byirisha aramaze kuba umukinnyi mwiza wo kujya abanzamo akabiki buriya nkekeza ko uyu no mwana witwa Martinelli asigaje 1 saison yo kutomustata in saison ya 27-28 azaba agenda cyane niyo asigaje se zimwe yo kutomustata no kutizera ngatamwirukana ariko indi se zizakurikira sha azaba ari ishanyarazi rigenda cyane rero nkasanga witwa Pedro Neto ishanyarazi rigenda natazima ahubwo uvuga kanywere ku rugero rworoshye amahirwe make ya Martinelli Soli isaka mufatana umwanya bye bye bizabira kuko akanya yahanganaga n'umusaza Trossard aramusiza arigendeye Soli isaje akatangira nawe kumupeza kuri uyu mwanya bizabiba ibibazo ariko kuri icyo wavugaga cy'abawinga kuri equipe ya Arsenal bari barimo baratekereza se niki cyadufasha kugira umu elite forward nimpamvu batekereje kuri Alvarez bagatekereza kuri Vini urumva icyo Arsenal irashaka wa muntu bavuga ati nimba Bayern ifite Harry Kane urakire nimba equipe
njye navuze ikibazo afite ngo ni icyo mu buhumekero amatiyo yazi umuntu ugira gutya mu kanya akavuga ati tujye kurya umuceri ntabwo wabura ntacyo wamugereranya urakira urumva kuri ekipe ya Arsenal barimo barangana no gushaka elite forward wa muntu uri buze gukora ikinyoni nkuko bavuga ati hari Erling Brotand wa City hari Harry Kane w'ikipe ya Bayern Munich hari Kylian Mbappé Vini ba Real Madrid so ubwo Dembele wa ekipe ya Paris Saint-Germain bavuga batese tugize amahirwe ku isoko n'irya dupropose abo bantu rero nkambona mu gutekereza Alvarez na Vinicius Junior nicyo batekerezaga nubwo hiyongeremo izina rya Pedro Neto n'izina rya Iliman Ndiaye no kugira ngo barebe se Martinelli ibyo tutamushimyemo muri kino gihe twabirebera ku isoko ariko sofa ngiye nkamvuga ni nimba warabuze Vini ukaba dosiye ya Julian Alvarez utari buyipeze Barcelona ngo ugishobore kandi nayo itemu bwayo tubona igoranye kuko wanze kurekura bita Victor Gyökeres ekipe ya Arsenal umirusharira utunge Tsoris ndetse n'uwo bita Martinelli wakanya kumbwira ngo uzanye Pedro Neto uzanye n'umukinnyi bita Iliman Ndiaye ese mu bitego bapezaga abangaba ufite ubwo turavuga Martinelli nyiza ko turi kuvuga umustata umuntu uza guhagararaho Vini yari buhagarare nkambona reko ekipe ya Arsenal niyo wanze bakore experiment y'umuntu wo bita Solis bari uburyo yintegra muri groupe wenda ukwezi kwa mbere n'iyindi meshi barebe icyo bitanga navuga ati Iliman Ndiaye Everton Pedro Neto outcast muri ekipe ya Chelsea sinumva icyo wahita ushaka muri wa muntu uzagahita akora itandukaniro babukayo n'abandi batari kugwereza so Ben Jacobs aratubwira ko rero Iliman Ndiaye nibyo numwe mu bantu bavuzwe ko Arsenal yaba yarabajije ibye mu ikipe ya Everton hanyuma uwitwa Pedro Neto we ibitangazamakuru nka Simon Phillips watubwira ko Chelsea yabimwifuzamo miliyoni 70 z'amapound Pedro Neto wakaba yava mu ikipe ya Chelsea yerekeza mu ikipe ya Arsenal ese yagenda ibyo byose n'ugutegereza tukareba 70 bob so munyemerere dusoreza hano 10 zone yacu uyu munsi ubwo ibindi naho ku munsi w'ejo mugira umugoroba mwiza cyane Imana ibarinde ola dishe etila bola senga iga kandi ukore ni saa 2. Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. The score